Ikaze turabasuhuje mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe n'igihe uri kurebera iyi video cyangwa se bitewe n'aho uherereye. Abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba, natwe turi burengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali, abanyarwanda bari hanze badukurikira cyane n'abanyamahanga, mwese turabakunda. Aho muherereye hose mukomeze mugubwe neza cyane, muze mugure ibibanza n'amazu mu karere ka Rubavu, mukoranye natwe nka Rubavu Buy and Sell. Uyu munsi rero turi mu karere ka Rubavu nk'ibisanzwe, turi mu murenge wa Rugerero, ahantu heza cyane. Turi mu murenge wa Rugerero, uzamutse uvuye mu mujyi wa Gisenyi ukagera ku isoko rya Rugerero, aho ngaho ugakomeza imbere hari ahantu amakamyo manini aparika we utaragera kuri Pfunda. Aho hafi ya kaburimbo tubafitiye inzu iri kugurishwa, inzu ya 2 in 1 cyangwa se ni inzu igabanyijemo inzu ebyiri zisa, imwe iri iburyo indi iri ibumoso, iri mu kibanza kimwe. Ni inzu rero nziza itakoreye finisage, ushobora kuyigura ukayikorera finisage, ubundi ukaba ufite igipangu cyiza cyane mu karere ka Rubavu. Ushobora kuyigura wazikorera finisage zikakwinjiriza amafaranga kware ebyiri, cyangwa se ukaba muri imwe ugakodesha iyindi, kuko ziri ahantu heza kandi hafi ya kaburimbo mu kibanza kinini gifite metero kare 450, ahantu heza kandi ni inzu ikomeye y'amatafari ahiye, irafunze imiryango y'inyuma, umuzenguruko yose irahari, n'igipangu kirubatse kiburana n'amaporutaye gusa, no gukora amafinisage y'imbere. Hasi harimo igiheri, ni ugushyiramo amakaro gusa n'amaplafoni n'amarange n'ibindi bikenerwa, ariko iby'ibanze birakoze kandi inzu urabona ko ikase neza, iri n'ahantu heza muri quartier nziza. Ku batahazi rero neza, ni hafi y'ahantu hari ishuri rya hoteleri, aho ngaho rwose ubwo wahageze kuri iyo hoteleri ni haruguru gato cyane. Ni inzu rero iri muri quartier nziza, abaza aho kuri hoteleri barazi uburyo hubatse, hari amazu y'ikitegererezo, amazu meza cyane. Ni umudugudu uri kubaka mu buryo bwiza cyane. Iyi nzu niherereye iri kugurishwa amafaranga make ya miliyoni 35 z'amanyarwanda. Iyi nzu yabe yawe. Duhamagare kuri nimero zacu 0781 11 75 Iyi nzu iragurishwa miliyoni 35, ukayigura ukayirangiriza. Ni inzu ya 2 in 1 igabanyijemo inzu ebyiri, buri nzu imwe ifite ibyumba 3 na salo, toilette ebyiri, ikagira salo, saramanje, ikagira na cuisine, ikagira n'igikari inyuma n'indi nuko, kuko zose zirasa. Kandi buri imwe ikaba ifite aho kwinjirira na parking hahagije. Ikibanza urumva ko ari kinini, metero kare 450, harimo yino nzu igabanyijemo inzu ebyiri, ushobora kuyigura ukayirangiriza rwose. Ni mu karere ka Rubavu, mu umurenge nagari ni tuhita mu Rugerero, ariko umurenge ni Nyundo, kuko ni uruhande rw'iburyo uri kuzamuka. Akagari ni Terimbere, aho ngaho rwose hafi ya kaburimbo, ugenda nk'iminota 2 nayo ntiyageramo, kuko ni nka metero 30 uvuye kuri kaburimbo. Iyi nzu ugahita uyigeraho kuko iri ahantu heza cyane cyane. Muduhamagare rero nka Rubavu Buy and Sell, uze usure yino nzu, n'uba ufite amafaranga uyigure, uyikorere finisage, uba ufite ahantu heza cyane mu karere ka Rubavu kandi haryoshye, hameze neza cyane. Wadusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, yaba Facebook, TikTok na Instagram, hose turahari. Na hano kuri YouTube mukore subscribe kugira ngo amamari dushyiraho ntazajya gucika, kuko ibintu birahari Rubavu kabisa. Tuba twabyuce kare tujya kubashakira imari z'ibibanza n'amazu bigurishwa. Murakoze cyane.